no muri Centrafrique. Iyo ugeze mu mujyi wa Bangui, ingabo z'u Rwanda zibona mu bice bitandukanye ziri ku burinzi yabo mu mihanda n'ahandi hatandukanye, ndetse wajya no ku biro by'umukuru w'igihugu Palais de la Renaissance, nizo zihacunga umutekano. Uzibona ku marembo yinjira muri presidence, uzibona ku minara hirya no hino ku biro by'umukuru w'igihugu, ndetse n'indani mu biro by'umukuru w'igihugu habona abasirikare b'u Rwanda nibo barinda umutekano w'umukuru w'igihugu, ndetse n'abo barinda umutekano w'abandi bayobozi barimo na First Lady. Kurinda umukuru w'igihugu ni zimwe mu nshingano zikomeye ku rwego rw'umutekano, zisaba ubwitange no kuba maso mu buryo bukomeye. Abazishinzwe birinda ko hagira ikintu cyose kiba ku muyobozi nk'uwo ku rwego rw'ikirenga. Twaganiye na bamwe mu bashinzwe kurinda yaba madamu wa perezida wa repubulika ndetse na perezida wa repubulika by'umwihariko, batugaragariza ishema batewe no kuba bafite izo nshingano nk'abanyarwanda. Ni imirimo yatangiye kuva kera mu 2014 kuva kuri Catherine Samba Panza kugeza uyu munsi kuri perezida Touadéra. Ingabo z'u Rwanda nizo zimurinda ndetse zikarinda na First Lady wa Centrafrique. Ninjiye mu gisirikare mu mwaka wa 2016, bungiye kumara almost imyaka 9 mu gisirikare. Ikintu cyane courage zo kujya mu gisirikare, nakuze mbona abakuru banjye banshishikariza kujya mu gisirikare. Nkurikije nuko umurimo wa gisirikare ari umurimo mwiza usaba ubwitange, nanjye numvaga nkunda igihugu, numva nkwiye kuba najya muri bamwe mu bagomba kukirwanira no kukikorera mu buryo bw'umurimo wa gisirikare. Ntewe ishema cyane no kuba ndi umunyarwanda, cyane ko dukurikira amateka y'igihugu cyacu, aho igihugu cyacu cyanyuze, amateka twagiye tunyuramo, bintera ishema kuba numva uyu munsi igihugu cyacu gifatiye mbere mu kugarura amahoro mu bihugu by'amahanga, cyane nko muri iki gihugu cya Centrafrique. Kuba turimo turi abanyarwanda ni ishema ku gihugu, kuri njyewe no ku gihugu muri rusange, kubera ko ni iby'agaciro kuba kumva nk'umunyarwanda no tugarura amahoro mu gihugu cy'amahanga, kugira ngo nabo ibyatwe twanyuzemo amahanga yaduteranye bo ntitubaterane, tubabe hafi kugira ngo nabo bagire amahoro. Inshingano zanjye hano muri Centrafrique, ndi mu itsinda rishinzwe kurinda umuyobozi w'igihugu, perezida wa Repubulika ya Centrafrique. Murakoze cyane. Akazi kanjye k'umunsi ntago navuga ngo gateye gutya, kubera ko twebwe tugenda kuri timetable y'umuyobozi. Umuyobozi ni ugena ko amasaha dutangira n'amasaha dusoreza, cyane ko amasaha yose hafi nka 24 yose tuba turi kumwe nawe, tujyana nawe muri ofisi, mu event agendamo, cyane n'ahaba n'ahakorera hose tuba turi kumwe nawe. Birumvikana ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko natwe ntabwo turi abantu boroshye, cyane ko amasomo tunyuramo adutegura kumva ko izo mbogamizi zose duhura nazo tuba twaragiye tuzigishwa n'uburyo bwo kuzovakaminga, uburyo bwo kuzikemura, n'uburyo nta kibazo tujya duhura nacyo, ko byose tuba twarahuye nabyo, tuba twarabyigishijwe uburyo bwo kwitwaramo, bwo kuzikemura tuba twarabyigishijwe. Njyewe cyane ahantu mba ni muri box, mba ndi mu bari abamuri iruhande, mba ndi inyuma ye nk'umuntu wa kabiri kuva aho ari umunyarwanda tuba turi kumwe dukorana, n'ubu uri number 1, njyewe nkaba ndi number 2 kuri we, tuba turi kumwe cyane. Umunsi bamaye inshingano zo kuza kurinda umuyobozi w'iki gihugu, perezida w'iki gihugu, numvaga ari ibintu bitoroshye, numvaga ari ibintu bigoye, ariko bitewe n'amasomo nagiye nigishwa n'uburyo bagiye batwumvisha ko ni akazi koroshye, ni akazi wakora nk'uko warinda n'uwacu niko n'undi wamurinda, cyane ko ari amasomo tuba twarigishijwe, ubwo bumenyi nabwo tuba dufite. Umujene urimo ndeba aka kanya, namubwira ko aka kazi dukora ni akazi koroshye, ni akazi buri wese yakora. Icyambere ni ukumva ufite umutima wo gukunda igihugu, umutima wo kumva ko udakwiye kurebera ibintu bipfa, cyane ko nta mbogamizi nyinshi zirimo, imbogamizi zose zirimo uba urabyize, ubuze uburyo bwo kubikemura. Rero umujene wese undeba, icyo namubwira nuko ni umurimo mwiza, ni umurimo uri noble, ni umurimo w'agaciro, wawujyamo wese ni umurimo w'agaciro. Ugusaba kuba ubikunda, ufite patriotisme muri wowe. Banumva binteye ishema kuba nanjye ndi umwe mu bari hano mu buryo bwo kugira ngo nkomeze mbungabunge amahoro y'iki gihugu nk'umunyarwanda. Kugira ngo ninjire mu gisirikare nta muntu wambwiye ngo ngwino, ahubwo njyewe numvishe njyewe mbikunze, kubera icyizere nabaga nifitemo ibyo basaza banjye bakoraga, nanjye narabikoraga kandi nkabishobora. Inshingano zanjye muri iki gihugu cya Centrafrique ni ukurinda umudamu wa perezida, kandi turabikora neza nk'uko twabyize, nk'uko twabyigishijwe, tubikora neza nta kibazo. Nabitangiye nkiri mu gihugu cyanjye, numva ko ari ibintu wenda bikomeye, ariko cyane cyane kubera ko nari ibintu nari nize, narabyize, nageze hano mbona ni ibintu binyoroheye kubera ko nari mbifitiye ubumenyi kandi nabyize. Akazi kanjye ho gateye ku munsi ni nk'ibisanzwe, biterwa n'uburyo gahunda baba bayipanze, ko umuyobozi yayipanze niko tuyikora. Umunsi ku munsi tuba turi kumwe nawe, cyane cyane amasaha 24 kuri 28 tuba turi kumwe nawe, yaba ari mu rugo, yaba agiye ku ofisi, yaba ari ku ma event runaka, hose tuba turi kumwe nawe. Nk'abakobwa bagenzi banjye, barumuna banjye,
ikintu nabashishikariza ni ugutinyuka kuko abakobwa barashoboye, bakazana ibintu byoroshye. Cya mbere ni ukumva ko abikunze kandi akiyumvamo ko ubwo bushobozi abufite kandi birashoboka koko. Urugero ni twebwe yaboneraho ko bishoboka kuko natwe twarabishoboye. Nabo rero nabashishikariza ko ari ibintu byoroshye baza tugakorera igihugu cyacu. Navuga ko nta kintu cyangoye kuko RDF n'umuryango mugari, ntacyo navuga ngo cyangoye kirimo, nta cyangoye namba, ibintu byose twarabishoboye. Hano muri Central Africa inshingano zanjye, akazi nkora hano muri Central Africa ndinda First Lady wa kino gihugu. Kwinjira mu gisirikare ntago navuga ngo hari umuntu wabingiriyemo inama, njyewe nakuze mbikunda, cyane cyane ko nagiye no kujyayo mu rugo batabizi. Njyewe numva mbikunze, numva ari ibintu bindimo nyine nshaka gukorera igihugu. Nagezeyo nyine nk'ibisanzwe nk'abantu bose ukuntu bagenda bagiye kuri course. Ntabwo nyine ubu byiyumvisha for the first time, ariko nyine ugerayo nkanjye nk'umukobwa nagezeyo ndabishobora nk'uko abahungu babikoraga, ndabikora ndabisoza, mbona ndapasinze mbaye umusirikare nk'uko nabyifuzaga. Kuba ndi umunyarwandakazi ndi hano muri Central Africa bintera ishema rinini cyane, kuko ni imbaraga z'igihugu cyanjye, ko cyane cyane ko tuba twaje gutanga umusanzu bitewe n'amateka mabi igihugu cyacu cyanyuzemo. Mba numva nifuza ko n'ibindi bihugu aho u Rwanda rwacu rugeze kandi nabyo n'ibyo bihugu bindi ariho byazagera bigakomeza bikanisumburaho. Niyo mpamvu rero mba numva ntewe ishema nk'umunyarwandakazi kuba ndi hano ndi gutanga umusanzu wanjye. Akazi kanjye ntago kari routine, rero kuvuga ngo ni ibintu navuga ngo bihora buri munsi ngo mvuge ngo uyu munsi ngo wagenze nk'uw'ejo. Akazi kanjye nkakora bitewe na plan za First Lady. Njyewe nk'uko bisanzwe ndabyuka mu gitondo saa 11 nkagenda nkaza ku kazi, biterwa nyine na plan yo First Lady afite, ariko uko byagenda kose njyewe making sure ko ngomba kuhagera mbere y'uko we abyuka cyangwa se yitegura, agomba kuba ansanga. Njyewe akazi kanjye nkategura mbere y'uko we ambwira plan z'umunsi wiwe. Njye mba ngomba kuba ndi ready, akajya kumbwira plan n'abaye tayari. So akazi rero nkora ka buri munsi biterwa na plan ziwe. Inama nagira barumuna banjye b'abakobwa, nabashishikariza kuza gukorera igihugu, bakaza mu ngabo z'igihugu, kuko ni byiza, nta kintu kigoye na kimwe kirimo, kandi bitera n'ishema kuba urimo gukorera igihugu cyawe kandi ubyiyumvamo bikunze. Nta kintu kigoranye kirimo. Natwe abakobwa ibintu abahungu bakora natwe turabishobora, cyane cyane ko dukorana amakosi tukayasoza, nabo babishobora. Mbashishikariza uwumvaga afite ubwoba cyangwa se afite izindi mbogamizi, nta mbogamizi zirimo, ni ugutinyuka. Uwabishakaga wese rero yumva atinyutse yabishobora.